reka nze dukomeze n'ikizamini cy'umunani mbasobanurira ibizamini byose uburyo bikorwamo. Ngiye kubasomera witondere ano magambo ngiye kukubwira, uri buze kurangiza umaze gusobanukirwa akantu ku kandi wowe utarakanda subscribe banza ukande subscribe nurangiza ukore ku nzogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Reka nze mbereke ikizamini cy'umunani. Buri kizamini cyose ugomba gukora mu gihe ukora iki kizamini. Ngiye kubanza musobanure ikizamini, uburyo ushobora gukora kino kizamini ukarangiza iki kizamini nta kintu na kimwe utsinzwemo. Hano barimo kutubwira ati gukora ikizamini arangiza igice kimwe akomereza ku kindi kugeza arangije, kandi ikizamini cyose gikorwa mu minota 3. Urumva neza yuko yaba ikizamini cy'umunani, ikizamini cyo guhunga inzitizi, n'ikizamini cyo mu kayira gafunganye ndetse n'ikizamini cyo ku muvuduko, ibyo bizamini byose bikora mu minota itarenze 3. Bishatse kuvuga yuko ikizamini cyose gikorwa mu minota 2. 3 niyo baba bashyizeho bagenekereje ku buryo icyo kizamini uba ugomba kuba umaze kugikora. Reka nze muhe ubusobanuro buhagije kwa kino kizamini. Urakibona neza, tugiye kuza dusoma ikizamini cy'umunani. Reka dukomeze. Ukora ikizamini iyo ageze aho batangirira ikizamini ahabwa ipikipiki, yamara kwitegura akavuza ihoni kugira ngo ahabwe uburenganzira bwo gutangira. Iyo arengeje amasegonda 30 atahaguruka kandi yahawe amabwiriza yo gutangira ikoranabuhanga mukura mu kizamini. Bishatse kuvuga ko iyo wamaze kwitegura ukiri kuri ipikipiki yawe ukarenza amasegonda 30 kandi wavujije ihoni bakakubwira ati tangira ikizamini, ukarenza no masegonda 30 ukurwa mu kizamini. Reka dusome ese amanota bashobora kugukura uri gukora iki kizamini. Ese bagukura amanota byagenze gute? Ese amakosa ugomba kwirinda ni ayahe? Tangirana natwe kuri no video ukanda subscribe, ukora ku nzogera, nurangiza ino video uyisharinge nibura abantu 5 kugira ngo nabo bajye tubana umunsi ku munsi. Reka dutangire n'ikizamini cy'umunani. Hano barimo kutubwira ati ukora ikizamini asabwa gukora ibi bikurikira. Ese ntibicyo usabwa gukora? Umva ibintu usabwa gukora ni bingahe? Ni ibintu 3. Icya mbere, kunyura mu cyerekezo cyerekanwa n'ibyapa bishushanyije hasi. Uba ugomba kunyura ahantu herekanwa n'ibyapa bishushanyije hasi. Ese ntibihe? Itegereze neza, urabona turi udufureshi, uba ugomba kugenda udukurikiye, niko barimo kutubwira. Ugomba kugenda udukurikiye, itegereze neza. Ahantu turi udufureshi tugenda tugatungutu turimo hano tw'umukara, turimo hano hagati y'ino mirongo y'umuhondo tw'umukara, kugenda ukurikiye two indangacyerekezo ku byapa byo hasi bishushanyije hasi mu kibuga, nibyo ugenda ukurikiye. Ikindi ugomba gukora kumenya mu gihe uri gukora ikizamini, kudakoza ipine ry'ipikipiki ku mirongo yo ku mpande. Imirongo yo ku mpande ese ni iyihe? Imirongo yo ku mpande ni iyi ngiyi y'umuhondo, ariko mu kibuga aba ari umweru. Ni ukudakozaho ipine ry'ipikipiki. Aha ngaha bahita bagukura amanota. Ikindi cya gatatu, gukomeza gukurikira icyo cyerekezo ariko ntakure ibirenge ahagenewe gukandagirwa ku ipikipiki mu gihe
kirenze isegonda rimwe. Iyo ukomeje iki cyerekezo, tuno dufureshi dushushanyije hasi uradukomeza, ariko ntukure ibirenge aho bigomba kuba bikandagiye ku ipikipiki yawe. Iyo ukimara kurira moto, ntabwo uba wemerewe gukura ibirenge aho bigomba kuba bikandagiye, kuko moto uba yesiteye kamera ku buryo buhagije. Uba ugomba gukora buryo ki moto udakuraho ibirenge utabinyeganyeje. Aho abishyize wongera kubihakura ugiye gufata feri cyangwa se ugiye guteramo vitesi ya kabiri ugeze ku kizamini cy'umuvuduko. Reka nze nkubwire n'uburyo amakosa akurwaho, utegereze neza. Amakosa ukora ikizamini ahanirwa. Ikosa rya mbere ushobora gukora ugakurwaho amanota cyangwa se ukaba wakurwa mu kizamini. Ese iryo kosa ni irihe? Ikosa rya mbere, kudakomeza mu cyerekezo gitegetswe. Kudakomeza mu cyerekezo gitegetswe ukurwaho amanota atuma uhita utsindwa. Iyo udakomeje mu cyerekezo gitegetswe. Ese ni iki? Urabona tu dufureshi tw'umukara ahantu turi. Iyo utinjiriye ahangaha, ukomeze hano kuno tu dufureshi tumeze, wowe ukikomereza ahangaha, uhita ukurwaho amanota atuma utsindwa cyangwa se bakahita bagukura mu kizamini. Reka turebe n'ikosa rya kabiri. Ikosa rya kabiri, gukora ku murongo ubujijwe. Umurongo ubujijwe ni uwuhe? Ni uno murongo w'umuhondo baba bakubwira. Uyu nguyu mu kizamini uzaba uri gukora uzasanga ari umweru. Uwukojejeho ipine y'ipikipiki yawe ukurwaho amanota, ariko ugakomeza ikizamini. Ikosa rya gatatu ni irihe? Kudacana indangacyerekezo cy'ibumoso mu gihe utangira ikizamini. Ukurwaho amanota, ariko ugakomeza ikizamini. Iyo ugitangira hano ikizamini, kano gafureshi uri kubona, iyo ukimara kukinjiramo akangaka ka hano, iyo ugarukiye hano, iyo ukinjira mu kizamini uhita ukuramo indangacyerekezo. Iyo ubonye waharenze indangacyerekezo yawe irimo, urayikomezanya kugira ngo ubere kugukata amanota. Urayikomezanya ukayicana mu kizamini cyose, ukayegerana hehe? Mu kayira gafunganye. Iyo uyikuyemo uri mu kizamini mo hagati, bagukura amanota. Urayikomezanya ukayigeza mu kayira gafunganye, wajya gusohoka mu kayira gafunganye ukata uyikuramo. Reka dukomeze n'andi makosa yo mu kizamini cy'umunani. Ikosa rya kane, kudakuramo indangacyerekezo y'ibumoso mu masegonda 4. Iyo ugihaguruka ukuramo indangacyerekezo y'ibumoso mu gihe cy'amasegonda 4. Bidayikuyemo ukurwaho amanota, ariko ugakomeza ikizamini. Ikosa rya gatanu, kumara amasegonda 30 utaratangira ikizamini. Ukurwaho amanota atuma utsindwa. Ikosa rya gatandatu, gukura ibirenge aho bigomba kuba bikandagiye ku ipikipiki mu gihe kirenze isegonda rimwe. Ukurwaho amanota, ariko ugakomeza ikizamini. Aya niyo makosa ugomba kwirinda. Reka dukomeze n'ikizamini cyo guhunga inzitizi. Reka dukomeze ikizamini cyo guhunga inzitizi. Reka se tumenye uko ikizamini gikorwa. Ikizamini cyo guhunga inzitizi, dore uko gikorwa. Gukora ikizamini asabwa gukora ibi bikurikira. Ni ibintu bitatu. Buri kizamini aba ari ibintu bitatu uba ugomba kwitaho kurusha ibindi byose. Ibintu bitatu uba ugomba kwitaho, yaba ikizamini cy'umunani, yaba ikizamini cyo guhunga inzitizi, yaba n'ikizamini cyo kunyura mu kayira gafunganye, n'ikizamini cy'umuvuduko.
ni ibintu bitatu uba ugomba kwirinda cyangwa se ukitaho kurusha ibindi byose. Reka se turebe ikintu cya mbere cyo mu kizamini cyo mu guhunga inzitizi uba ugomba kwirinda se cyangwa se ugakora kurusha ibindi. Ese ni ikihe? Gukomeza mu cyerekezo cyerekanwa n'ibyapa bishushanyije hasi. Urabibona neza utu dufureshi tw'umukara uko ugenda ubonamo hano, utu dufureshi ni utu ngutu uba ugomba kwirinda, uba ugomba kugenda udukurikiye. Ikindi uba ugomba kumenya kandi ukitaho kudakoza ipine ku mirongo yo ku mpande. Urumva ko kimwe nko mu kizamini cy'umunani. Ikindi cya gatatu, kutanyura hejuru y'imirongo y'inzitizi kandi ntakure ibirenge ahagenewe gukandagirwa ku ipikipiki mu gihe kirenze isegonda rimwe. Reka dukomeze n'amakosa uko amanota akurwaho. Ikosa rya mbere ugomba gukora ukaba wakurwaho amanota: kunyura hejuru ya buri nzitizi. Urabibona neza ni ahangaha. Ese inzitizi bavuga aka karongo gahagaze, urabona ko hejuru hariho akantu k'akadomo. Iyo nzitizi iyo unyuzemo hejuru ukanyuramo hejuru n'umurongo ukawukandagira, ahangaha ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizamini. Ikosa rya kabiri, gukora ku mirongo yo ku mpande, naho ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizamini. Imirongo ku mpande bavuga ni iyihe? Ni iyi ngiyi. Kano karongo uri kubona, kano kari hano urabona karatambitse, hariho metero 5. Ino mirongo iyo wagiye kuyibunga cyangwa se ubundi twavuga ko kano karongo gatambitse k'umuhondo cyangwa tuno turongo dutambitse k'umuhondo, ko wenda ni urugero niko turi bufate, niko ikibuga kiba gifunze. Ugenda winjiramo hano wongera usura haruguru umanukamo uzamuka. Naho ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizamini. Ikosa rya gatatu, gukura ibirenge aho bigomba kuba bikandagiye ku ipikipiki mu gihe kirenze isegonda rimwe, naho ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizamini. Dukomeza n'ikizamini cyo mu kayira gafunganye, kunyura mu kayira gafunganye. Urabibona neza ni iki ngiki. Urabona ko mu kizamini cy'akayira gafunganye, akayira gafunganye kaba gafite santimetero 40, n'uburebure kaba gafite metero 15. Uri kubibona neza. Mu gihe uzajya ku kizamini uzamenye ngo muri metero 15 uzazinyuramo amasegonda atari munsi y'amasegonda 7. Niyo yarenga 7 ariko munsi y'amasegonda 7 ubu urahanwa, ukurwaho amanota. Reka dukomeze uko ikizamini gikorwa. Gukora ikizamini asabwa gukora ibi bikurikira. Icya mbere, gukomeza mu cyerekezo gitegetswe, ntakore ku mirongo yo ku mpande. Kabiri, kumara amasegonda 7 cyangwa arenga mu kayira gafunganye kuva ipine ry'imbere ryinjiye kugeza ipine ry'inyuma risohotse. Urabyumva neza. Hano ipine ry'imbere iyo rikinjiramo batangira kukongera amasegonda 7. Iyo ugiye munsi y'amasegonda 7 ukurwaho amanota. Wakuramo hano ntiwasohokamo. Munsi y'amasegonda 7 ipine ry'inyuma rikinjira hano rigisohoka n'imirongo, naho uhita ukurwaho amanota. Ese reka turareba amanota bakata arangaye, cyangwa se niba ushobora gutsindwa cyangwa se ugakomeza ikizamini. Gatatu, kudakura ibirenge ahagenewe gukandagirwa ku ipikipiki mu gihe kirenze isegonda 1. Urabyumva neza.
nta bintu by'amagambo menshi, reka dukomeze n'amakosa uburyo ukurwaho amanota. Ikosa rya mbere, kunyura mu kayira gafunganye munsi y'amasegonda arindwi, ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizamini. Kabiri, ikosa rya kabiri, gukoza ipine ry'ipikipiki ku murongo wo ku mpande, ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizamini. Gatatu, gusohoka mu kayira gafunganye adacanye indangacyerekezo cy'ibumoso, akurwaho amanota ariko agakomeza ikizamini. Kane, gusohoka mu kayira gafunganye akarenza amasegonda 4 atarakuramo indangacyerekezo y'ibumoso, akurwaho amanota ariko agakomeza ikizamini. Gatanu, gukura ibirenge aho bigomba kuba bikandagiye ku ipikipiki mu gihe kirenze isegonda rimwe, akurwaho amanota ariko agakomeza ikizamini. Reka dukomeze n'ikizamini cya nyuma, ari ikizamini cyo guhagarara bitunguranye. Urabibona neza, ikizamini cyo guhagarara bitunguranye ni metero 35. Ugomba kwita kuri iki kintu, metero 35. Ese aho batangirira umuvuduko ni he? Ni ku cyapa cya 25 uzasanga mu kibuga, niho umuvuduko uba ugomba kuwufatira. Kandi mwibutse yuko bogisi uhagararamo iba ifite metero 5. Urumva ko hose hamwe ni metero 40 z'umuvuduko, 35 z'umuvuduko n'5 bogisi ugomba guhagararamo, kandi ugahagararamo neza. Reka dukomeze uko ikizamini gikorwa. Ukora ikizamini asabwa gukora ibi bikurikira. Ikintu cya mbere uba ugomba gukora, kurenga ku murongo batangiriraho ikizamini ari munsi y'umuvuduko wa 25. Ndaje ndagusobanurira neza. Ibi bintu ni ibintu ugomba kwitondera wowe ushaka gukorera perime yawe kategori A. Ni ibintu ugomba kwitondera hano ku muvuduko ikizamini cyo guhagarara bitunguranye. Kabiri, kongera umuvuduko akarenza umuvuduko wa 25 nyuma yo kurenga umurongo batangiriraho. Gatatu, kwinjira aho bahagarara atari munsi y'umuvuduko wa 25, kandi igihe ahageze ntakure ikirenge cy'iburyo aho gikandagiye ku ipikipiki. Uko amanota akurwaho. Amakosa ukora ikizamini ahanirwa. Ikosa rya mbere, mu kizamini cyo guhagarara bitunguranye, ita kuri ibi bintu ngiye kukubwira mu gihe uri gukora ikizamini cyo guhagarara bitunguranye. Ikosa rya mbere ugomba kwitaho, gutangira ikizamini ari hejuru y'umuvuduko wa 25. Akurwaho amanota ariko agakomeza ikizamini. Ikosa rya kabiri, kutagendera umuvuduko wa 25 amaze kurenga aho ikizamini gitangirira kugera ahemerewe guhagarara. Akurwaho amanota atuma atsindwa. Kwa kino kizamini rero, iki kizamini kuri iri kosa rya kabiri riravuga ati kutagendera ku muvuduko wa 25 amaze kurenga aho ikizamini gitangirira kugera ahemerewe guhagarara. Akurwaho amanota atuma atsindwa. Ese ni gute ahangaha wahirinda?
ukiva ahangaha mu kayira gafunganye ugihindukira ukireba ku muvuduko wa 25 ushyiramo vitesi ugakurura umuriro wose ukawumaramo. Umuvuduko wa 25 uhita ugeramo, uhita unarekura ubundi bwo ku muriro ukagenda uhita ufunga moto yawe iba yagezemo neza. Iri ni ryo banga rikomeye abantu benshi batigeze bakubwira, ariko njyewe ryari kumeneye. Nukurura umuriro wose ukigera ahangaha nyine ukawukura wose ukawumaramo, uzahite ureka umuriro wa 25 uzaba wagezemo. Iri ni ryo banga rya mbere nkubwiye ku kizamini cy'umuvuduko cyo guhagarara bitunguranye. Reka nze ndababwira n'irindi banga ugomba gukoresha hano mu kizamini cyo guhagarara bitunguranye. Ikosa rya gatatu, gufata feri mbere yo kugera aho bafatira feri. Aho bafatira feri ni mu kabogisi honyine. Iyo ukandagiye kuri feri utaragera mu kizamini cyo mwa kano kabogisi, ntabwo ikizamini uba ukigitsinze. Ahangaha ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizamini. Ariko icyiza ni uko uyifata ugeze mu kabogisi ukafatira feri rimwe, feri y'imbere na feri y'inyuma, kandi ugafata na mburiyaje, byose ubifatira rimwe. Reka tukomeze n'ikosa rya kane. Ikosa rya kane ni irihe? gukomeza ntahagarare ahagenewe gukandagirwa. Akurwaho amanota atuma atsindwa. Ukurwaho amanota atuma utsindwa. Ubwo ngubwo iyo urenze kano kabogisi ukagonga umurongo w'imbere cyangwa se ukanawurenga, ahangaha ukurwaho amanota atuma utsindwa. Reka dukomeze n'ikosa rya gatanu. Ikosa rya gatanu rihe? Gukora ku murongo wo ku mpande. Ahangaha mu kizamini cy'umuvuduko, iyo ukoze ku murongo wo ku mpande ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizamini. Ikosa rya nyuma ari ryo kosa rya gatandatu mu kizamini cyo guhagarara bitunguranye. Tunasoza ikizamini cyacu, ariko mbere y'uko nkubwira ikosa rya nyuma, banza urebe ko wakanze subscribe, wakoze ku nzogera, nurangiza ino video uyisharinge igere kure cyane. Niba uyisharinge nk'abantu nk'icumi, niba ukurikirana uno murongo wa Huguka TV amategeko y'umuhanda, murera ibi bintu musabye. Ikosa rya nyuma, gukura ibirenge aho bigomba kuba bikandagiye ku ipikipiki mu gihe kirenze isegonda rimwe. Ukurwaho amanota ariko ugakomeza ikizamini. Ushobora kuba ugira ikibazo cyangwa se ugahura n'ibibazo bigiye bitandukanye mu bijyanye no kuba wakwiyakira kode, mu bijyanye no kuba wabona kode wowe wabonye provisoire, ukaba ukeneye kwaka kode yo mu Busanza, kode yo mu ntara kugira ngo ushake perime kategori yawe. Ibyo byose turabigufasha mu gihe gitoya cyane, kode ibikugezeho bitarengeje ukwezi. Andika kuri izi nimero ziri kuri screen yawe, unyandikire kuri WhatsApp maze ngufashe. Urabona kode mu gihe gitoya, icyo kibazo cyahita gikemuka. Ibuka gukanda subscribe, usharinga iyi video igere kure cyane.